hajemo naho ibintu by'agatotsi yago avuga ngo Irene warampemukiye hazamo ikintu noneho cy'ababyeyi erega naga ari Irene gusa arimo aragaruka no ku muntu bita Sabe kandi bushize wigeze kubona yuko bushize hari ndabyibuka hari Lilies irago yigeze kwa uploadinga kuri Instagram ku rubuga rwe avuga ati rwose umuntu bita Sabe twarahuye umuntu bita Irene twarahuye bansabye n'imbabazi bira bintu se byari ukumwikiza byari byaranarangiye twebwe nyine nka fans cyangwa nk'abandi bantu sibyo ngiye ndajya ku rwego rw'abafana twe twabonye ko ari ikintu cyarangiye amakimbirane bayahosheje ahubwo ukuntu byaje kugenda none nyuma bikarangira na yago so uyu munsi twatugarutse hano kuri KOSOVU TV ababwiye ati tuzatubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye aba showbiz amakuru y'ibyamamare abakinnyi ba filime n'andi makuru agiye atandukanye bibereye hacu hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu so mbere yuko dutangira runda gusaba banze ugere hasi ukande ku kantu bita subscribe like and comment kugira tujye ubasha kubona n'ibiganiro bigiye bitandukanye twa uploading hano kuri KOSOVU TV ikindi abajene wa welcome if you are talented kabisa hano ni mu rugo ni ikaze kabisa so uyu munsi ngabangarukanye hano ndi kumwe n'umuntu bita baba baba bimeze gute ewana meze neza viva so uyu munsi tugiye kugaruka ku kintu bita showbiz turimo turabona si ariko harimo ikintu bita inkundura ya danje baba harimo ikintu bita inkundura ya danje muri showbiz na ibi bintu ngiye byanteye n'ubwoba sinzi rero nimba barabibonye umuntu bita yago nawe yaragize gutya yambuka hanze y'igihugu mani izi ntambara z'aba bahungu hari abantu hangaha nshaka ko tugarukaho umuntu bita yago umuntu bita jihadi umuntu bita Irene urumva n'umuntu bita punditi nawo mushiremo mani aba bantu iyi ntambara ngiye kugira isaha irimo irancanga sibyo kuko nkejo bundi aho nabonye yago yafashe irave ndajya ngo tugaruke kuri jihadi nanuze na yago nkejo bundi none ndeba kuri IG yanjye bona yago yasizeho video ya jihadi yambuye ubusa uko yavutse birabyita kwikinisha yawe ngo kwikinisha oya jihadi we yavuze kuntu yahuye n'inda ya online yasibira bintu birashoboka yuko wahura n'inda ya online bikara none viva nkibaza ngo iyi video ya jihadi tubona yasizeho ya postinze igaragaza ko jihadi ni umutinganyi iyi video urabona yago yarayikuye kuko nimba ari igikorwa nge ndikubona ni igikorwa cyabaye n'abantu babiri sibyo n'abantu babiri babiri kuko jihadi ku ruhande rwiwe aravuga ngo ngewe nabikoreraga online nundi muntu nabaga ndi guheza video yago yaje kubona iyi video bigenze gute wabona yaranayiguze nabyo birashoboka ariko rero ikindi kintu nanone abonye ko jihadi na ari fieri yabyo aricara yana abanyamakuru batandukanye barimo baramuhostinga akicara avuga ko ari fieri yabyo nyine turumva ntago bimuteye isoni kandi urabona umuntu nk'uri uba ufite pable burebwa n'abantu benshi utumirwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye subizwa ko no kwisi bose ndabizi cyane we n'umuntu bita Ponditi Brian n'abanyamakuru nyine bo kwisiba none viva nkibaza ngo showbiz nyarwanda uri kubona iri kugana kuko hajemo amashyari hajemo ibintu nkaho naje kuza kubona hano ndimo kureba kuri IG yanjye mbona Irene muri ndahabi na yago hajemo naho ibintu by'agatotsi yago avuga ngo Irene warampemukiye hazamo ikintu noneho cy'ababyeyi erega naga ari Irene gusa arimo aragaruka no ku muntu bita Sabe kandi bushize wigeze kubona yuko bushize hari ndabyibuka hari Lilies irago yigeze kwa uploadinga kuri Instagram ku rubuga rwe avuga ati rwose umuntu bita Sabe twarahuye umuntu bita Irene twarahuye bansabye n'imbabazi bira bintu se byari ukumwikiza byari byaranarangiye twebwe nyine nka fans cyangwa nk'abandi bantu sibyo ngiye ndajya ku rwego rw'abafana twe twabonye ko ari ikintu cyarangiye amakimbirane bayahosheje ahubwo ukuntu byaje kugenda none nyuma bikarangira na yago yambutse igihugu agiye hanze mu mahanga nyine tu icyo ni ikintu nacyo kiri biga bya danje ariko iki kintu cyo kwambuka amahanga nge ntago ngihuzaho na yago sibyo hano mu Rwanda dufite ubutabera sibyo kuvuga ngo abantu bashaka kunyicira mu Rwanda abanyarwanda tuye dukora analyze turebe neza sibyo nta muntu ufite ububasha bwo kukuramo hano mu Rwanda sibyo kuko n'abari hanze turabazana sibyo nibaza ko aba bantu bafite urwango kunuze kuri yago ibintu yago yagakwiye ko ari kubishyira mu butabera bakabafata bakabafunga none yago ari guhunga iki ariko twese turaba big energy twese turaba big energy ariko ikindi kintu nanone gihari urumva yago yababajwe n'abantu benshi baramubabaje ibaze yuko guhera kuri producers n'abantu yagiye atumira mu biganiro yago yarabafashije cyane nko kugurira abantu ibitanda
Element aramuzamuye wahembaga 250 mushize kuri niwe muhanzi wa mbere ngo wari umuhaye 1M arashimira umuntu umwe bita John ira w'umurundi ura umurundi yaramufashije cyane bagiye banakorana n'amaproje atandukanye so ariko rero yago side yarababaye cyane ariko ikindi kintu none gihari aba big energy turahari kubwe none wowe nkawe urabibona ute FIFA kuko aya mashyari ashobora kubyara ibindi bintu birebire biri biga cyane birashoboka none se kujya tujye kubona even imbo umuntu ashobora gufata gutya aka-uploading ikiganiro yakuvuzeho n'iki tari bikarenga naho nyine bijya mu babyeyi ni hari hose wamushakisha ibyo bura n'umuntu bita Scovia yahoze avuga ati ngiye aho waba uri hose ni waba uri mu mwobo nagusangamo kivuze ibintu bibiri live byabaye so ubwo rero ikintu gihari ariko urabizi yago baramwihaye cyane yamaze igihe kinini nyine yari icyo ubwo kundi yakoraga umuziki bakajya bavuga ati ngo yago ngo nagakora umuziki mwiza gutya na gutya yago yigeze ibura baravuga ngo niyo ngo wayihidinze ku bushake bwiwe hazamo swaga ariko yago biraba hari n'abantu babikoze man batabizi nyine hari ukuntu abanyamakuru gutya baba bashaka ibintu bya content bibinjiriza ariko ada side nyine yago ngewe hari igihe ngiye kigira nkumva nyine ndi ku ruhande rwe nyine tu uko yago numva nyine ada side yarababaye cyane bazi ko wari ufite abantu mukorana nyine abantu bagiye ufasha nyine tu hari n'abantu yagiye aremera 1M 2M niho naje kubyumva nijoro umva ko nanjye ahantu yago yagiye ahura yafashije abantu benshi aba producer baramuhemukiye abahanzi baramuhemukiye n'abanyamakuru bagenzi babo none viva ngiye nkibaza kugera iyi saha ubu twaba turi urubyiruko rumaze iki nimba abantu nk'aba ngaba baba influencer sibyo niho abantu barebwa n'abantu benshi sibyo ubu urabona twaba turi kugera twaba tuva tujya he tugumye muri ibi bintu ako baba hari ikindi kintu je ni kibazo ko twajyaga twumva ngo abantu ngo yago aremera 1M sibyo abandi akabakubita 500 abandi akabakaza akabakubita miliyoni 2-3 zingahe nago ndumva umuntu bita Irene Murinda habi yaremeye avuga ati yamuhaye n'ibihumbi 500 nago ndumva umuntu Sabe yaremeye ngo avuga ati namuhaye 1M namuhaye angahe ikindi none nabwo kiri kuntangaza icyerekana ko abantu bose bababaje yago nta numwe uri kuza kuri channel yiwe avuge ngo yago ibi bintu yavuze mfite proof kuko yago aravuga ngo mfite video zanyu mfite na chat twagiye tugirana bagaceceka ninde uri kumva uvuga nta muntu wavuga nta muntu avuga bari mu magutari nyine ngo yago cyo numva ariko yago hari abantu benshi yagiye ahindura ubuzima barahari cyane yago yafashije abantu benshi bagiye batandukanye birani tuvuga ibibi by'umuntu tujye tunavuga n'ibyiza bye so nimba utaye ushobora kuzana umuntu ukamwicaza ukamukoresha ikiganiro asibye undi kucya none utamuzana avuga ibyiza by'undi nyine ibyiza yakoze uvuga ati yago yafashije aba naba yazamuye aba naba ngaba ni tubivuge none viva wowe ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu uri kubona ndabona ari nka revolution irimo iraba hagati y'aba influencer b'abanyamakuru ba YouTube channel urabona iherezo ry'ibintu ubundi rishobora kuzava hagati y'abantu yago nabonye yavuze abantu bagira nko mu 10 batari 8 10 bararenga iyo uhereye kuri basabe ugahera kuri ba Irene ugahera kuri Peter noneho umuntu bita Punditi yanamusohoye ngamukubita mani ubushize umuntu bita Gasuku n'umuntu bita Punditi bari bageze iwe wa yago nyine bagiye kumureba ikiganiro bari kumwe n'abanyamakuru kubera yuko umuntu ngo bita Punditi yagiye akora ibiganiro bigiye bitandukanye asebya yago amuvuga nabi yago rero ntago yabyishimiye kubona umuntu bita Gasuku yaje kumureba ari kumwe n'umuntu bita Punditi namusohoye amunyuzamo inshi zadanje ambwira ati genda we n'amakosa yawe hari umuntu mbonye watiye comment kuri ibaze yuko yago yavuze yuko umuntu bita DJ Brian agomba kwandika ibaruwa imusaba imbabazi ariko buriya umuntu bita DJ Brian nayo n'umuntu bita yago bari bafitanye relationship iri biga bya danje nta barabibonye none hari indi video nigeze kubona umuntu bita Bruce Medal marasohoka abantu bita muri convention center nyine yari kumwe n'umuntu bita yago arimo aragenda yishimye avuga cyane ubu ngubu nanjye ndarinzwe ndi kumwe n'umuhanzi yago yasapotinze abantu benshi nyine tuyasapotinze abantu benshi buriya bya danje viva ndajya ugaruke kuri iki kintu hano hari comment mbonye kuri IG aho yago akimara gupostinga biriya bintu ngo ariko mubona yago atarasaze ataravangiwe n'ibiyobyabwenge urakivuga iki kintu gikomeye bajya bavuga ati umuntu nyine hari igihe barimo baramufata bakavuga ati ngo yago nganywe ibiyobyabwenge
yago ntose tuvuge ko yago nabajyanama afite tuvuge ko yago adafite abantu bamufasha barahari benshi cyane aka nakababaro k'abantu bamuteye nta kababaro abantu bamuteye nta kababaro ngiye ndabizi yuko bose ni bangahe banywa itabi abantu banywa itabi barahari ni benshi cyane kandi even ndabizi yuko finally nyine tari za loketi bageraga gutya ngo nimba ari ghetto youth ni feedback arimo aragenda ba reka tubanze twumvisha aba bantu bacu reka tubanze twumvisha aka kantu kamara amasago na 30 uri murinda habi koko so nta kwanga kwita nabi wowe murinda habi wowe wirirwa wihakana so ni inkora amaraso so yakoze genocide yakora abatutsi urumva ahamwa n'icyaha arafungwa igifungo cyarakirangiza ariko wirirwa umwihakana wowe murinda habi so yitwa murinda habi nawe yakwise murinda habi kandi ko kuri murinda habi viva aka kantu urakumvishije ni ikintu cya danje urumva umuntu zose niyo waramurekuye roketi za abantu bagiye akora biza hari abantu bajyaga baza bagakora ibiganiro kwa Irene murinda habi nyine bavuga kuri yago nyine topic yarabaye yago ubanza yago nawe hari igihe cyageze abantu gukora ikintu kiganiro utavuze yago ni winjiza bikarangira abantu bose bavuze kuri yago so urumva yuko nawe ni feedback arimo aragenda baha ibyo bamukoreye baramubabaje cyane umujene mu big energy yarababaye kandi ibintu yagwa abimaranye iminsi yatinze kubirekura iyi ni bombe yiwe yaramaze iminsi abitse ni rocket arimo kubahereza no si umuntu avuze rocket tayari nimba ari umuntu muri no minsi ama showbiz urimo uravuga cyane urajya kuri TikTok Instagram YouTube bose barimo baragaruka kuri ku muntu bita yago ariko rero iyo urebye yago yarababaye so viva ndagira ngo iki kintu tuzongera kandi aba big energy turahari kubwe man energy kwa yago pundats ghetto youth aho bagira kuki barabarabura ngo babyita kubarabura so viva ndagira ngo aki showbiz man dushire twerekana urukundo man ikintu bita uburyarya tukigabanye fasha umuntu dukora ibiganiro bifasha abantu hosting abantu dusupporting impano zizamuke n'abari abajene baza bagakoresha imana ndagira ngo iki kintu tuzongere tukigarukeho tubiganireho bari bavuze yuko nawe ewan ikindi kintu twabwira gutyo abakunzi bacu KOSOVU TV 5/5 ewana tuba turi kumwe amakuru y'ibyamamare umva do hosting abantu bafite impano nimba ufite impano ukeneye yuko impano yawe izamuka abantu bakayimenya nta kiguzi tukwaka ni support ni for free uraza tukagusupporting impano yawe ikazamuka hano kuri KOSOVU TV ikindi nababwira ndagira ngo izi battle zose zigiye kujya ziba muri iyi mesi yago ndetse n'abanyamakuru biwe bandi b'inshuti ziwe muri kubibona ibintu byose ari ninde wabonye ubushize iyo umuntu bita Tycoon na Gasuku izo zose twarazibonye tugiye kujya tubibaha bita Pundit namereye umuntu bita yago nabi man yago ibintu byose gatoya yago muwe mumuretse umuhakanya aruhuke ataking time nugenda udakanze ikintu bita subscribe like and comment kugira tujye ubona n'ibindi biganiro tuzatwa uploading hano kuri KOSOVU TV turahari ku bwanyu turi hano ku bwanyu muze dukore kabisa abajene impano zanyu tuzipromoting mwagera kure kabisa thank you poa nje banyita baba